Yabasuje muherereye hose ikaze ku Isaniro Empire. Ku myaka 23 Vestine Ishimwe ashobora kuba agiye kwitwa umudivorce. Dore uko byagenze ku wa 18 Ugushyingo 2025 nyuma y'iminsi 136 Ishimwe Vestine ashakanye na Idirisa Uwedaraogo yagaragaje ko abayeho nabi ngo nta mugabo uzongera kumubeshya ukundi. Ni ubutumwa bwuzuye intimba bugaragaza ko amaze n'igihe agowe. Hagati aho hari umuntu wahoraga ubundi yandika ahantu hose ngo ngiye umugabo wa Vestine simukunda. Umanza hari noneho yishimye na wa musore wanditse izina rya Vestine ku gahanga, umanze icyizere wenda kirongera kugaruka. Uyu mugore Ishimwe Vestine urimbana Dorcas Kamikazi murumuna we aheruka rero gushyingiranwa n'umunyaburkina Faso, akaba yanditse ubutumwa bukomeye agaragaza agahinda ndetse n'ubuzima bushaririye akomeje gucamo. Ubutumwa rero bwahise bwakirirwa hejuru n'ababubonye ku rukuta rwe rwa Instagram. Ishimwe Vestine yanditse amagambo agira ati: uyu munsi ubuzima mbayeho ntabwo ari bwo buzima nahisemo, ati mbayeho nabi kandi sinari nkwiye ibi, ati nzi ko nafashe icyemezo kibi mu buzima bwanjye ariko ntacyo bintwaye. Muri ubutumwa akaba yakomeje avuga yuko yemera ko Imana hari ibintu bimwe na bimwe bibaho kugira ngo bibisomo. Akaba yahise akomeza agira ati njyewe rwose nize byinshi, nta muntu uzongera kumbeshya ngo yangize ubuzima bwanjye, ati umugabo rero nzongera guhitamo nzabanza mumenye neza, menye umuryango we, menye byose kuri we, ati nta muntu uzongera kunkoresha cyangwa se ubwo kunyinisha. Uyu mwana rero bigaragara yuko atorohewe namba, kandi hari na video yabicishijemo amarenga agaragaza yuko rwose gushaka ukiri muto atari ibintu byiza. Abarebye kure rero bagaragaje yuko byanze bikunze hari ikitagenda mu rushako rwe atashatse guhita agaragaza. Yanabwiye murumuna we ati wibeshye rwose ugashaka ukiri mutoya nakumerera nabi, nagucira igishari nkaguhondagura ukava muri ibyo. Niba koko ibyo yanditse ari ukuri nkuko byazengurutse mu bitangazamakuru bitandukanye, reka turebe icyo dutekereza yuko cyaba ari impamvu ibyihishe inyuma. Ikintu cya mbere cyabitera ni ukudahuza imico. Abagabo bundi bo mu burengerazuba bwa Afurika bagendera ku mico gakondo cyane, bashyira imbere cyane cyane imico y'iwabo, baba bashaka icyubahiro cyinshi no kugandukirwa n'umugore cyane, si nko mu Rwanda aho uburinganire buhagaze neza kandi ni byiza ku muryango. Muri rusange rero abafata abagore nk'ibikoresho byabo, bakabahondagura uko bishakiye, bakabashakiraho abandi bagore, bakabasuzugura uko bishakiye. Ibyo rero si urushako, kwaba ari ukubikuzimu, noneho rero ukabura n'uwo watakira. Kudahuza imico rero byaba ikibazo. Nko mu Rwanda iyo byanze umuntu burya ashobora no kwahukana, ejo bakajya kumucyura. Hariya rero umuntu aremera agakubitwa. Murumva ko rero umuco ari ingenzi na za kirazira zirafasha, kuko ibyo waba wita kirazira iwanyu wasanga ahandi wenda ari umuco wimirijwe imbere, urugo rero rugahita rukubihira, kubera yuko umuco ni ikintu gikomeye cyane. Iyo umuco utawisanzemo n'ibindi byose birakubihira, kandi umugore aba ategekwa kwakira umuco w'umugabo. Muribuka yuko n'umuryango wo kwa Idirisa ubundi umuryango wabo witwa ba Uwedaraogo, bivuga yuko rero Ishimwe Vestine ubundi izina rirengaho ari Uwedaraogo, ubwo amazina yakaba Ishimwe Vestine Uwedaraogo. Ubwo rero umuco utawukunze n'izina ry'umuryango ryakubihira, ikibazo kigakomeza kikavuka. Ikintu cya kabiri dutekereza yuko wenda cyaba n'impamvu ni uko abantu wenda barashakanye bataziranye bihagije, nk'uko muri ubu butumwa byanditswemo. Abantu bo bataziranye burya ntabwo baba bakwiye kubana. Umwana asoje segonderi, amanota hari yarataranasohoka, umurenge tayari urabaye, ubwo wanasanga irembo rye ryarafashwe akiri ku ishuri. Ese ukibaza ngo ubundi abantu bateretanye ryari, ubundi ese barambagije wenda akiga, bigasa nka bya bindi by'abahinzi b'abashonje bagurisha ibitoki by'insina insina icyana, cyangwa se bakagurisha ibishyimbo bikiraba bikiri mu murima. Ubwo rero abantu bataziranye gushakana, iyo umenya umuntu ukamumenya bya nyabyo, hari igihe usanga utari umuzi cyangwa umuzi macuri. Ikindi rero no mu butumwa yanditse yavuze yuko ari mu buzima atahisemo, bivuga yuko wenda hari uwamuhitiyemo. Ati rero undi mugabo nzashaka nzabanza mumenye, menye umuryango we, mumenyeho byinshi. Bisobanura yuko nyine yashakanye n'uwo
ataziranye nawe. Ikintu cya gatatu dutekereza ni uko wenda habaho no gukurikira cyangwa se gukururwa n'amafaranga. Byavuzwe kenshi ko nta mafaranga yandi Vesti na Dorcas bakura mu muziki, ngo menshi yavaga mu muziki yagarukiraga mu bikoresho na za minerivare. Ubwo rero wenda uwo mwana udafite amafaranga menshi akaba yabona umugabo ufite amafaranga menshi, kuko byagiye binavugwa yuko ngo afite amafaranga ipusi itasimbuka. Muribuka yuko mu Rwanda afite NGO cyangwa se umuryango udaharanira inyungu akorera, byagiye bivugwa yuko ngo yabaye mu gisirikare cya Burkina Faso, byagiye bivugwa bikavugwa yuko ngo afite amafaranga menshi. Ubwo rero uwo muntu ashobora kubonwa, umuntu akavuga ati ayo mafaranga niyo nkeneye, ariko ibibazo by'amafaranga iyo byavuyeho umuntu nibwo abona yuko ibibazo byose burya bidakemurwa n'amafaranga. Rero ubwo nacyo kikaba gishobora kuba impamvu runaka ishobora gutuma umuntu wenda ashakana n'uwo bataziranye bihagije, badahuje imico. Ubwo rero nyuma ikibazo kikabona kuba cyavuka. Gusa bibaye ari byo byakebura abimirije imbere amafaranga mu rushako, akavuga batapfa kuba afite amafaranga uko yaba ameze kose, bitamuha urutoki agashyiramo impeta. Ubwo rero ibi binibutsa bamwe mu bakobwa rwose ko gukurikira amafaranga cyangwa se kuyarota cyane, dore yuko bamwe byabaye n'indirimbo, bishobora no gushuka barumuna babo, bakuru babo bakabashuka bati ubukwe cyangwa se gushaka n'amafaranga, uko nyine bikica urugo. Byari amafaranga ntabwo azigera agura urukundo. Nubwo bamwe rero mu bakobwa, ariko si bo bonyine, burya nyine ntawe uyanga, ariko ikibi ni ukuyimiriza imbere. Amafaranga ushobora kuyajyamo rwose ukaba wayariramo, ukanashaka nabi wenda kubera ayo mafaranga, kandi iyo ushaka uwo ukunda n'ubundi ayo mafaranga mwari kuyahiga, uwakurikiyeho amafaranga wenda mukaza no kuyabura. Ikintu cya kane dutekereza cyaba n'impamvu yo gutandukana cyangwa se yatuma umugore abihirwa n'urushako, ni umuco w'abantu bo mu burengerazuba wo gushaka abagore benshi. Abagabo bo muri biriya bihugu bashaka abagore benshi, yewe ni n'ikimenyetso cy'ububasha. Udashatse benshi ngo aba ari nk'ikigwari. Muribuka yuko na Akon wo muri Senegal nawe no muri ibyo bice aherutse gutandukana n'umugore avuga yuko atishimiye kuba ashaka abagore benshi. Akon we yavuze yuko rwose gushaka abagore benshi ari ikimenyetso cy'ubukaka iwabo muri Senegal. Ubwo rero ku bagore bane yumva agikeneye n'abandi. Rero aho ngaho ko umugabo yashaka abagore benshi ni umuco wabo, bumva ari uko b'intwari. Ubwo rero umugore runaka gushakirwa abandi bagore, agasangira umugabo n'abandi bagore, ibyo bintu bishobora kumubihira, akavuga ati rwose no kuba umugore muto iki nacyo ni ikibazo. Ibyo bigatuma urushako rubiha. Ikindi kandi ngo mena abagabo mu burengerazuba bwa Afurika, ngo hari igihe bajya gukorera akazi mu bindi bihugu, nabo bagahitamo gushakayo abandi bagore, aho kugira ngo wenda bajya mu ndaya, batereka ndongore byemewe, ntazahora niruka mu ndaya zikaba zananyanduza. Ikintu cya gatanu dutekereza ko cyaba wenda cyabaye intandaro y'ibiri kuvugwa, nuko Vestine yaba atarageze ku nzozi ze. Byanze bikunze inzozi za Uwedraogo ajya gushaka Vestine yari yazigezeho, yari mukuru, ahitamo uwo ashaka kandi biranakunda. Vestine rero nk'umwana wari ugisoza atarigeze agera ku nzozi ze, nta mafaranga yakoreye, ntacyo yari yageraho, ubwo yashobora kumera nk'igitambo cyo kugira ngo Uwedraogo agere ku nzozi ze, we bikarangirize atazigezeho. Nyuma yabona akavuga ati nahisemo nabi. Ikintu rero cya gatandatu cyaba n'impamvu ni ukuba Vestine atarigeze aba hanze. Umukobwa w'imyaka 22 ashakanye n'umunyamahanga wenda bataziranye cyane, umukobwa utazi na gake ku buzima bwo hanze, agashaka n'umunyamahanga ucecetse, udakunda guseka kandi wakunda kwisekera. By'ubwabyo byari ikibazo, akaba yagira n'agahinda gasaze. Murabyibuka uwitwa Nana, ubwo ni Nadeje, umukinnyi wa filime, yavuye mu Rwanda ajya hanze ashakanye n'umunyarwanda mugenzi we, ariko yavuze yuko yagize agahinda gakomeye kubera nyine kujya hanze no gushaka ari hanze akava mu Rwanda. Ubwo noneho mwibaze umukobwa ukiri muto ushakanye n'umunyamahanga, batavuga ururimi rumwe, badahuje imico, biba bibi kurushaho. Ikintu cya karindwi cyaba impamvu ni ukuba badahuje idini. Umugore ni umukristu, ni n'umuhanzi uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, umugabo ni umuyisilamu. Gusa bitavuze yuko badahuje idini badashobora kubana, kubera ko tuzi benshi babana badahuje amadini, ariko nyine nk'umuramyi uba ukeneye gusenga kenshi, asengana n'abandi, bakaganira kuri Bibiliya, bakaririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, bagahurira mu materaniro, bagasangira byinshi ku ijambo ry'Imana. Kwisanga ibyo abirimo wenyine, by'ubwabyo bishobora kuba intandaro yo kumva ari wenyine, bikaba wenda byamubangamira, cyangwa se wenda n'umugabo akavuga ati ubundi wenda ibyo uburimo wenda ni ibiki.
nibyo dutekereza. Ikintu cya munani dutekereza yuko cyaba impamvu ni uko wenda hatarabayeho gukundana bya nyabyo. Ubundi urukundo rw'abakundanye nta mpamvu ubundi ruraryoha, nka kuriya umugore yajyaga wenda kuririmba za Canada, umugabo wenda wasanga yari kumuherekeza. Ibyo byose rero bishobora kuba byaba mu mpamvu, kubera ko n'abantu badahuje imyaka rimwe na rimwe iyo bakundanye haba hari kondisiyo, ugasanga wenda umugabo yishakiraga umukobwa utarafungurirwa agaseke, wenda umukobwa ukiri muzima ufite imico. Ibyo byose rero yarabyujuje, agashaka umukobwa mwiza. Ibyo byose nyine Vestine arabyujuje. Umukobwa nawe wenda sinzi wenda ukuntu umukobwa muto ashobora gukunda gusa umugabo ukuze, akenshi bivugwa yuko waba ari amafaranga agendeweho, bigatuma rero hatabaho urukundo rwa nyarwo cyangwa se urwo twita unconditional love, rudafite ikintu rugendeyeho. Ubwo nyine izo nkundo zabaye nkeya cyane. Ikintu cya 9 ni ukudahuza imyaka, nabyo rero burya ngo byaba ikibazo. Umugabo arusha umugore imyaka 14, iyo myaka burya si mike, byatuma umugabo rero yitwara nk'umugabo ariko akaba n'umubyeyi, umugore akabona umugabo nka papa we, bikanatuma batisanzuranaho cyane. Abakobwa rwose usanga bashakana n'abasaza b'imyaka za 50 na za 60 ntibatinya, ugasanga ashakanye n'umurusha imyaka 30, ugasanga ungana na bucura bwe. Urwo rushako rero burya ruba rukaze, gusa nyine ngo imyaka ni imibare burya, ngo iyo wabonye ufite ifaranga ngo uragenda, nibivugwa. Ikindi burya rero no kutavuga indimi zimwe byo ubwabyo byaba ikibazo. Umugabo avuga cyane igifaransa, umugore avuga cyane ikinyarwanda, nabyo bishobora kugabanya guhuza cyane. Kandi munabizi ururimi rwa nyarwo ubundi umuntu n'urwo arotamo. Muzarebe nk'iyo ari mu kiganiro na Irene baba baseka cyane bishimye, ariko ahandi ukabona no kumwenyura byagoranye. Ikindi rero ni ukudahuza wenda mu mico. Umuntu wenda niba akunda gusabana, akunda kwisekera, umugabo adakunda guseka, ahora ari seriye, byo ubwabyo bishobora kuba byaba ikibazo. Gusa muri rusange abantu bapfa byinshi, ryaba ikosa ry'umugabo, ryaba ikosa ry'umugore, cyangwa se rikaba ikosa rya bose, cyangwa se rikaba n'ikosa ry'umuryango. Ariko nyine nibi byanditse ari ukuri, bimwe mu byo twavuze byaba intandaro y'uko kudashima urugo. Ngayo nguko rero, ngayo nguko, duhure mu bindi biganiro.